Byashobora kuremba sinakanye ariko ashobora kuremba hari ikindi kintu cyabiteye ari indi mpamvu. Kuroga byo ntabwo naroze. Nta nubwo nzigera ndoga hano we wacu nzi waroze. Okay. Imbabazi uvuze rero ntazumvisha. Sibyo? Niba ukeneye nabyumvisha. Nukuri mbabariye umwuka mubi hagati yanjye nawe ushike. Ikintu rero ngomba kukubwira cyo. Icyo mu cyumba cyo uburetse kukizana ubu naretse no kugitekerezaho. Sibyo? Nta kuri na kumwe uri kunyereka. Yewe nta n'ingingo nimwe ufite ikurengera ku byo wakoze. Sibyo? Nta nagihamya nimwe ufite unyereka. Ndarengana nukuri ntabwo namuzi. Urarengana. Shiri wambabare ntibigere kure. Basireka ibibazo birangirira hanga. Ngusabye imbabazi pe. Nge nemeye guca bugufi, nemeye kwitwa basi n'uwo murozi uri uravuga ariko basi mbabarira. Mbabarira no njye nawe nta kibazo dufitanye ntabwo rero numva ukuntu ikibazo kiri hagati yanjye na Joy kiri kudutanya winshyira kure winyegeza kure ninjye mugore wawe ura no umuryango wawe umwe ntagashobora kugira ikibazo ngo ngiye muri ngewe numve ntuje sibyo ura ni famiye yawe kuba byenyine watekereza ikintu cyo kubabaza umuntu muvindimwe mu maraso ese ngewe mugabo wawe ndi icyungo kungu nsigaye mfite n'impungenge z'ibintu njya hano mu rugo hari cyana ndumva nagiye n'ibintu byo kurya hano mu rugo nshobora kubireka kubera ko niba ushobora gufata amaboko yawe n'umutima wawe n'intekerezo zawe warangiza ugahemukira umuntu muvindimwe sheri nyizere ko nta kibindi ndakora basi ngabumbabarira narakwizera ijana ku ijana ibyabaye reka tubyiyangagize reka dutangire gushyashya ngusabye imbabazi nta kosa na rimwe ndi gukora ndabizi neza nta cyaha ndi gukora nta makosa ntaki basireka ibyabaye nta n'isaha ngo nta cyaha uri gukora sheri reka dutangire gushyashya dushingire kuki mbere ko nakwizeye nkutereta nkabona uri umukobwa mwiza ufite urukundo ubu noneho ndashingira kuki kugira nkwize kuburozi kukwicana kugira nkwize sheri twawe n'ibibazo byinshi byari bigoye byagombaga no gutuma dushwana dutandukana urabyihanganira ntabwo ngende kwiyumvisha uburyo noneho akabazo gato ka Joy ariko kari gutuma nyine unyigiza kure ariko basi nemeye no guca bugufi kuri Joy nemeye guca bugufi kuri wowe nyemerera basi umwuka mu ushire shiri mfasha nuko minota nari mfite yarangiye nsubira mu cyumba nkunda ziriki kuki umugabo atanyumva musigaye muzana imyaka baryari ubu ari umukiriya okay wenda ni ngewe ari umukiriya wamuzanira icyo nk'uwo gifunguye cyangwa ugifungura rero nubwo bisanzwe bari ko n'agafungizo kafashe muri neza ariya mu kabati ngo kumukura please iri kosa sinshaka ko hari umukiriya uzagira club
ntabwo nzongera. ibi bintu ntabwo bibaho, nta muntu ufungura icyo kunywa ahantu umuntu atareba. Ntabwo nzongera. Yes, fine. Yego databuja. maze iminsi rero tutari kuganira mu buryo bwose bufatika, sibyo? Ariko yisandagira ngo umfashe ibintu ngiye kukubwira ubishyire mu mutwe wawe, sibyo? Mbi ubibike mu mutwe wawe. Ibiki? Ibintu ngiye kukubwira. Yego. Mbo uri kureba rero ko ari wowe muntu urinda umutekano hano muri uru rugo. Wowe muntu ureba binjira haba basohoka muri kimwe cyose. Nisazi n'inyoni ubwayo naziyamye nta nyoni nimwe yaza no kugwa hano mu mbuga. Natenyisi cyane ayibeta. Noneho rero ikintu ushaka shaka ko undebera madamu wanjye. Urebera madamu wanjye? Yego. Isaha ari busohokere niyo ari bwinjire asohoka agenda urajya umbwira. Isaha nari busohokereho. Isaha igihe gusohokeraho n'igihe aza kwinjiriraho. Yego. Ujye ubindebera ukampa raporo yuzuye ibyo byose. Hari ibintu byigeze kuba hano muri uru rugo nubwo ntigeze mbikubwira. Yego. Ariko mu by'ukuri byari ibintu bitunguranye. Uri kureba Nyiramisi yashize murumuna w'umugore wanjye. Yego. yarwaye bitunguranye, yariye ibintu bihumanyije birimo uburozi, kandi ibyo bintu ndi gukeka ko ari umugore wanjye wabikoze. Wabasubiza neza databuja. Nta wundi muntu hano wari uri muri iyo nzu usibye madamu wanjye. Kandi namujyanye kwa muganga bambwira ko yariye ibintu bihumanyije birimo acide nyinshi ikomeye cyane, kandi yambwiye ko ari cyayo umugore wanjye yamuhaye. Yego. Ubwo rero niyo mpamvu ushaka ko buri kintu cyose kibera hano muri uru rugo umfashe ugikurikirane ku murongo, umpa amakuru yuzuye, sibyo? Nta kindi nicyo ngicyo nagiraga tuganire. Ubwo nje no gucunga uko yinjiye n'igihe yinjiriye, n'igihe agarukiye, n'igihe agize ute aziye. Ubwo hari ikindi sahari? Nta kindi nicyo ngicyo ahubwo nzagerageza rwose. Nanjye ibyo nabyo si kubicunga, ibyo byose ni akazi kanjye. uze kunywa agacupa, sibyo? Databuja
umwanzi ukwangara kugama munsi y'umureko n'izina ry'Imana imbeba 100 zizamuhekenyera ikofi. Okay, ngaho fungura urupangu. Fungura urupangu. Fungure uruhe fungura gate imodoka isohoka. Yego byo nabyumvise. Kufungura urahubwo karibu ngwino uretse kati wawe kanishi wawe iwawe. uza nkawe kwigwaza wimisha wigwaza mu ngo barakuroze wavuze ko wavutse uri iki barakuroze bande bakuroze ahubwo mbwira ikintu ushaka kuko ntabwo ushobora kwibuka isegonda rimwe ngo uvuge ngo uyu n'umuvandimwe wanjye aya ni amaraso yanjye kuko icyo ugamije namaze kukibona basi se warekeye niyo opportunity mfite chérie niyo opportunity mfite abasa wababara cyo yirekera kugira ngo utazicuza jo ntabwo ushobora kumukira umuvandimwe wawe ngo bizakugwa amahoro warekeye wakutigeze ubizirikana hari ubwo nazaga ukabona nkugeze imbere ukabona ibintu byose warabyihariye ukumva nta na kimwe nyine umuntu wamuhanga umufasha jo nta na kimwe cyawe nigeze ntwara ibyo nari mfite byose n'ibyo ufite byose n'ibyanjye n'umugisha wanjye njye nawe ntabwo turi impanga ntabwo tugomba gutunga bimwe Imana ifite ibyo yakugeneye nanjye mfite ibyanjye wampaye amahoro ese nta nubwo natinya ngo uvuge niba udatinya ngewe nushobora no gutinya umuvumo uvuga uti Imana izampana ntwaye umugabo wa mukuru wanjye ndamusenyeye ibiki n'ibiki ntabwo ibyo ntushobora kubitekereza ese uri Imana uravuma wose wamvuga batangira iki hangana nkuko nanjye ndi guhangana mupfuye iki wose hano uje gukora iki woje gukora iki hano umuntu gwamagaye wowe Matse yabikoreye nose abantu mugiye kwicara ndi hano hanze umwana wo gukubita ntiyame kujo ntiyame abantu wa mukobwa we kuzina ry'Imana uri umugome nushaka wita na data ntigeza nkubita gutyo ndakeka kubira hasi ni kwaso mu rugo wagiye kwaso hano ni kwaso urankubita nkandi ndakubaza hano ni kwaso urareruka mabwisi ibintu waretse kudusakuriza wowe yewe wamvuye hejuru jo wambaye amahoro ukabwira mva hejuru ibintu byawe by'ubushami wishizemo uyu niwe nyir'urugo wamvuye hejuru nushaka umwumve kandi umwubahe mva hejuru ntabwo nkugiye hejuru akora n'umwongere kugwana ipantaro bibi uzi n'uwakuma wowe urinda uguhamagaye muri iyi nzu none muri n'abavandimwe ico ni icambere mukwiye kubaha iki kandi ikindi ha mukobwa umenye ko urugo atari urwawe n'ubwo ukomeje kururambira ahangaha nawe Rinsi bijaba kwicecekeye arabatubashye nyir'urugo yubahe mukuru we niwe ari bwubahe ariko nawe no umwiteza wakwirukanya amacuho agasohoka gata wowe nuko kuko ugiye gusenyera mukuru wa sokana ubundi uza kwivanga mu by'abavandimwe nkandi ndagiye abavandimwe none tubaye abavandimwe ariko bari kukubwira iby'ukuri ukuri ukuri ari kuvuga n'ukuri iyo ubona uri kuyobora urugo rutari urwawe ubumva nta soni n'ikimwaro ufite ese uri gutegeka hano hande
tubwire none wowe inde hano muri uru rugo wowe nkubita nkande wowe urinde muri uru rugo buryo uyobora ubu biguhesheje ishema gusanya mukuru wawe wazi ibyo agasaza gutinya ukaryamana n'umugore gabo bananjye kandi muze umenye ko iminsi yawe ibarirwa ku ntoki ndagurika hariya kuri umutwe ndawumenya uwo mutwe ndawumenya imyaka ngize nabonye byinshi nabonye nariye ingoma nyinshi ndaziyongera wakibwiye kigaceceka ndi ikintu none karambyaye aramana nkandi uyu nguyu none gusa ushobora kumva hari n'agatima nama n'agasigaye ndeka abarira dore bazansanga yo bazambwira wa mubyeyi we rero nawe reba kure sibyo nawe wakwitabaza n'abandi bantu ntubona ko ari muzima uretse umugabo wanjye ufite ibiro bingahe ufite imbaraga zingahe aho gasa mwana kandi nawe cyangwa hari akantu wamuhaye karyo kumve aha akuzi ko muri abavandimwe nimujindira niyoroheje kano gasaza karangwaho nigire mu kazi kandi ariko rero ubu musaza wari uje hano niho gakorerwa so ni nke gusa Joe uzageza ryari urumva ushaka kumpemukira kugeza ryari ese icyo ugamije ni iki nuko mpfa nuko nduvamo nuko bigenda gute njye wambabaje imyaka mike se nanjye ntabwo mbabaje imyaka ese nakubabaje iki ni iki uri guhora amezi angahe maze gutyo arakuzonze icyo uri guhora kijyanye n'umugabo wanjye n'urugo rwanjye ni iki nanjye afite amahirwe yo gukora ibyo wankuriye ese si amahirwe ndayafite nawe rero icara wumve ariko agasaza we wavuye ukajya kurinda igipangu wowe mbi kano gasaza nimwe mukamenyereza umuntu ni kukubaza ngo biriya iki ntabyo really gusa ariko nta kibazo nawe nta kibazo nyuma y'ibyo umaze gukora Fani mpamagare polisi biriya ni byiza ni ibiki warunzanye muri fanta ku buryo ubimenya ariko maybe njye ntabwo ushaka oya buritse nyine ndagusobanurira Fani gira vuba ntabwo mfite umwanya wo kwicara ntegereje wowe mabuja nyine urareba hari umuntu waje arambwira ngo ni mukuru wawe wanjye yajana yaraje twigeze guhurira ahandi iwanyu cyagenze kukureba cyagiye nazawe kureba cyagiye komeza nyine twarahuye arambwira ngo mabuja ko kubivuga bigoye ngiye kubimbwira biragoye wiburetse reka mbikubwire si bigoye ntabwo nshaka kugomba reka nanone nzane polisi ariya kuko ntabwo mbwiye ngiye kunzanira ikintu cyo kunywa mabuja urabizi ufite umwana wanjye ntazi cyakwitabwaho nande noneho kutabwira by'umwana ntabwo bindeba yarambwiye ngo ashaka kuzamenya amakuru yawe buri munsi ngo ajya amusobanurira nyine ukuntu bimeze none se amakuru yanjye ahuriye na fanta warunzaniye reka mbigusobanurire kuko nyine biragoye nawe ariko reka mbivuge nta kibazo
nyine nyuma yaje kumbwira ngo shaka ngo ko nza ngo ukomereza ngo ibintu ndabishyire muri ji yawe. Kubyumva biragoye kuko nanjye byabanje kungora no kugira ngo mbyemere. Uravuze ngo fanta nanjye kumuha wari wayirose. Nyine yampaye amafaranga pe, amafaranga menshi ariko mabuja urabizi twabanye neza nta kintu utankoreye, umwana wanjye ararwara ukamfasha, ibintu byose nyine mbitekerejeho. Mabuja basi mbabara mbitekerejeho nsanga nta mpamvu n'imyaka yose twamaranye. Ndi kukubaza ngo iriya fanta yari n'ibiki? Ni ibintu rero amaye ntabwo nzi ngo ni ibiki, nanjye rero mbwiye ngo mbishyire mu cyo kunywa cyawe. Ariko mabuja ni ukuri mbabarira. Nyine buretse guhamagara. Buretse guhamagara. Ufite ikihe kibazo? Nyine basi wambabariye mabuja baretse. Mabuja wambabariye. Uyu nguyu niwe. Uyu niwe waguhaye ibintu ngo ushyirire mu kintu cyo kunywa? Yakubwiye ko ari bimara iki? Yarambwiye naramubajije none se ntibimwica, arambwira ngo hoya. Ndangije rero ngiye umutima urandiye, ndebye n'ukuntu tumeranye neza nta kibazo dufitanye kandi n'ukuntu ngukunda nawe unyitaho n'ukuri. Mubaze nawe ukorera ikintu kibi? Wari wanyika amafaranga yo kwiba? Nakubajije ibibazo mubaza ari byo nsubiza mbabarira. Oya ntabwo wari wayanyima. Fani urashaka kundoga? Mabuja nanjye niyo mpamvu uje nkayikwaka nkayemera. Ni ukuri ko Imana umutima urandiye. Ese nubwo ukoze biriya icyizere cyanjye uragitakaje. N'ubu utawe wabikora kubera amafaranga. Kubera amafaranga Fani. Ntabwo nzongera basi. Mabuja ni ukuri ko Imana icyizere cyawe. Nta nubwo wakongera gute se nakumenye. Mabuja basi amahirwe ya kabiri kuko nyine Fani nakubeshya birambabaje. Kuko kubabarira mbabarira ibyo bintu byihoreye kuko biri kure nk'izuba, sibyo? Ikintu ahubwo nshaka kumurana ikintu basi urambabariye. Ceceka bose uravuga cyane. Ndashaka kumuhamagara ukamubwira ko ibintu yagoye ngo umewe mubinyweye kandi ntabikoze. Njye nawe ibintu ndi kuvugana nawe uko byumva. Mabuja ntamenya ko amafaranga ndi kukubwira ngo ndashaka kumubwira ko ibintu yakubwiye ngo ukore ko wamaze kubikora ubwo uzobuma, right? Kwanza mpereza uko bazitrova. Mabuja mbugure n'isura bumaze iki wowe? Ariko uyu muntu ufite urimo ibiki? Ufite ikibazo ngo barabazi ni ukuri ntabwo nzongera yarampereza. Neza uhita unsohokera mu kabari usohoke. Mabuja uranyirukanye. Ngize nkubwira ko mwirukanye. Mabuja wambabariye. Ikibazo cyawe uvuga cyane. Mereza usibye umereza. Wolf, sim, os animais.